nubwo umukunzi wanjye tutari turi kumwe ariko nabonaga bigenda pe. Dekire yaratuje niyongera kuvuga dukora business gusa yari umuntu utamenyerwa nenzi ibyo ari gupanga. Yarasigaye atinya kumana kandi nanjye kubera ko ubushize yagaragaye nk'uwasebye imbere yanjye ariko sinari nzi neza ibyo ari byo pe. Hari ku cyumweru mu gitondo cya kare imodoka muri parikingi iraparitse. Nari mfite appointment n'umutipe wo kwa dogiteri wa wundi nihebeye. Agomba gukora uko ashoboye kose akihisha kuko kamera z'iwanjye zose zereka kwa Dekira icyo nakoraga cyose yarakibonaga ndetse n'uwinjiraga iwanjye wese yaramubonaga. Umushe mucisha inyuma dogiteri akata imodoka asubirayo yiruka. Baby take you for coming. Nukuri nari ngukumbuye. Ya nanjye pe urukundo kwe noneho naguye mahanga pe. Twarahoberanye rubura gica. Niye nafashe umwanzuro wo kumwiha wese kuko yamfashaga kurwana urugamba ndimo rwihishwa kandi bucece mu gihe ikipe duhanganyeyo yari izi ko yashyinguye kera. Nibagiye kubabwira ubuhanga bwa dogiteri niwe wazanye idea yo kwica Gerard kuko mu rugamba baramutinyaga cyane. Yari umuhanga azi gushishoza kandi atekereza. Umuntu wavugaga icyongereza cyiza cyane atarize. Baby iyo uramuka upfuye subu nari kuzabaho ntabwo Imana yabyemera. Ntageze ku cyo naje ku isi nje gukora kandi for the first time ndashaka kubitsa isezerano. Ya ndi ready yo kubyumva. Buriya kuva kera mu cyaro wowe nanjye twakoranaga utuntu twinshi pe. Mbese umuryango w'iwanyu n'uw'iwacu byari maho. Ni amateka nabwiye na marume nawe ageze aho ndamubura sinzi yasigaye abo. Yagiye ahunga amatiku. Mu ijambo rimwe yambwiye mbere y'uko agenda yarambwiye ngo nzashaka umwana w'umukobwa witwa Gasaro wo kwa Gashumba kuko aba mu muryango w'abantu bishe se. Ngo bivuze ko famiye kwa papa Hugor aribo bishe papa. Ni birebire baby ni amateka nzakubwira neza dutsinzira urugamba turiho. Gusa si byose nshaka kubwira. Nta kibazo ko ngufite se uzambwira. Ngaho iryo sezerano. Mu gihe Gerard yari akindeye mu maso nta kintu aravuga. Telefone birasomye ni ya JB Dekira. Hey baby. Ese hano nurambabara ku byabaye. Iwacu n'abakristo n'ukuri. Oya ibyo tuwe tubyihoreye. Nzakubwira neza nyuma ya konsate yo kuri Bonani. Sibyo ahubwo mbwira ukuri kubipanga. Umurinzi wanjye Gerard byose yarabyumvaga ukuntu igitaramo gipanze. We na timu bagombaga kwitegura nk'ibisanzwe. Noneho rero nimugoroba duhure hari ikintu nshaka kukwereka. Sawa ndahari. Gusa hari igicucu cy'umuntu ndi kubona aho ngaho uwo ninde. Dekira arongeye. Urukundo n'urukumbuzi byadukoresheje amakosa. Gerard aza kundeba kandi twari twiyemeje kuba tubihisha. Please give me the hug uva. Igihe nikiragira n'ukuri. Okay reka ngende. Gusa ijambo rimwe ryanzanye ahangaha ni ukubwira ngo I love you. Ubyumve bwa kabiri. Ubyumve bwa gatatu uzahora ubyumva till my last breath. Again numvise uko mbaye njyamye mu gituza cy'uwo nihebeye. Umuzimu mu bantu. Gerard wanjye benshi bazi ko twamushyinguye kandi ntibazi ko uwashyinguwe. Kuri gate ako kanya abagabo ba Dekira bahora bancunga barahari. Bari gusona bashaka kwinjira. Kubera kamera yo kuri gate twabaga twababonye. Kurusatse rwishe na marineti Gerard yahise aca ku muryango w'inyuma kwaje acaho. Evi boss yaratwohereje mutwereka umuntu muri kumwe hano. Umuntu uturutseyo ko mba ngiye nyine. Uretse imodoka yaje mu kanya ya wa mudogiteri wishe Gerard nta wundi. Ntitwakwizera. Reka dukora akazi kose dushinzwe. Inzu barayijagaje. Bareba ku makamera wapi baraheba. Itegure rero ngo hari ahantu ugiye kujyana na boss. Ufite iminota itarenze 10. Iyo minsi nagombaga kubaha byinshi mu byo nabwirwaga kugira ngo tuzagire unyeka w'ibindi. Mu modoka ndi kumwe na Dekira. Turi kwerekeza mu misozi miremire. Yambwiye ko hari umuntu tugiye guhura. Ari kugenda yihuta cyane. Twinjira mu kazu gatoya ubona ko katarimo umuntu n'umwe. Ni hasa neza na gato.
natangiye kugira ubwoba. Ko mbona utitira se baby? Ntugire ubwoba, erega igihe cyo kubugira ntikiragera. Gusa uyu muntu ngushyiriye icyo agushakaho ni ukumuwufasha gusa. None si uwo ninde? Mu munota umwe uraba umubonye uwo ari we. Twarinjiye mu nzu, ngenda nikandagira ariko ndakomeza. Hari umugabo wicaye ateye umugongo, usa nk'uhangayitse cyane, bigaragara ko ubuzima abayeho atari bwiza. Aho ngaho afite abantu babiri bameze nk'aho ari abakozi be. Ako kanya umwe ahita azana intebe byihuse, atera inyuma y'uwo mugabo, ntegekwa kwicara. Nicara neza, amaguru baba barayahambiriye n'amaboko, igitambaro mu kanwa. Ibyo byose biri kumbaho ntabwo babinteye, nari mfite icyo nizeye. Umugabo yarahindukiye gake gake, yambaye amarinete, afite ibihanga mu menyo y'imbere, gusa ndamuzi. Niba waranyibagiwe, nitwa Hugor, ubundi wakabaye warapfuye muri ishize. Ariko kubera ko tugukeneye, nasabye ko baba bakuretse. Nkwibiye akabanga, Imana yawe niyo ingaburira. Gusa ndarambiye kugaburirwa nawe, niyo mpamvu hari ikintu nshaka kumfasha. Nyuma nanjye nkagufasha kubona umwana wawe ahari. Ndahambiriye, mfite igitambaro mu kanwa, mbese kuvuga ntibyashoboka. Umufashe abashe kumvugisha. Igitambaro bagikuye mu kanwa. Okay, ngaho mbwira. Ahubwo wowe mbwira, kuki wowe n'umuryango wawe mwishe papa? Ese kuki wafashe umwanzuro wo kurera umwana w'abanzi bawe? Nako ntiwigeze umurera, ibyawe byari kumwidagaduraho akiri umwana muto. Kumbe yambwa ngo ni Gerard yapfuye maze kukubwira byose. Basore banjye mubanze muhana ingegera, ibanze yego kuzajya imvugisha. Baba tipe bazanye inkoni ndakubitwa koko. Muye murekeye aho. Yaraje noneho aranyegera. Wibuke byinshi twakoranye, wibuke ko naguhaga ibyishimo. Niwemera kumfasha nanjye ndaguhesha umwana wawe. Nako n'umwana wanjye nawe. Hahaha. Nahise numva ko Hugor ari we wakoresheje amayeri yose akanyiba umwana. Umujinya nari mufitiye uriyongera, ariko ntacyo nabikoraho. Ugiye kujyana uriya mutipe mukorana, JB. Hari ibipapuro kumpera ubisinyeho. Nyuma arakwereka aho bishyira. Kandi hari ijambo rimwe nshaka kumenya aka kanya. Ibyo twagukoreye byose, twari kugira ngo ukure uduheshe ibyo bipapuro. Ubikore neza udahubutse, kugira ngo utahasiga ubuzima, maze nkahomba umukazana. Ndabuze icyo mvuga, ndamureba. Barampagurutsa, JB araza arampobera. Nizere ko ntacyo bagutwaye cyane. Erega icyo Hugor agukeneyeho ni ukumukura muri buriya buzima, nawe akabaho neza nk'uko yahoze. Ni wowe biri mu biganza, kandi nubyemera nanjye ndashaka gukunda bikaze. Ibyo byose byavugirwagaho, rero nizeye ko umurinzi wanjye Gerard azabisoza umunsi umwe. Twagiye gufata ibipapuro, gusa sinari nzi ngo ni iby'iki. Ntibigeze bemera ko nsoma, banyeretse aho gusinya. Ubwenge buke bwanjye ndasinya. Ako kanya Dekira ajya kuri fone, sinzi aho bavuganaga. Ntungurwa no kubona umuntu muri iyo nzu. Wa mutipe w'amadirede nigize kuraraho. Namubonye mu idirishya ryo hirya, ameze nk'umuntu ufungiwe aho. Ubwonko bwanjye bwasubiye inyuma, butekereza vuba vuba, mpita mbona ko ibimbaho byose bifite aho bihuriye, n'ababikora ni bamwe. Nari maze kumenya no gusobanukirwa neza n'ikipe nari ndi gukina nayo. Ayo n'andi makuru nagombaga guha abamfasha gukurikirana diro zanjye. Mu gihe ndi kurera na wa mutipe w'amadirede, umuriro ngo ba. Ubu urabuze, nyuma y'amasegonda ubu uragarutse. Ibipapuro aho byari biri nta kintu na kimwe gihari. Evi, ushobora kuvuga ibipapuro byarangaha bigiye? Ndaceceka. Hashize akanya umuriro urongera uragenda. Mu matiyerisi ubu uragarutse. Noneho ibipapuro birahari. Nanjye noneho aha ngaha birancanze. Ko ntabyo nakozeho byari bigenze bite? Mu gihe nyibaza byinshi, mbona inyuma y'urugi umurinzi wanjye. Ni wow. Nguko twatangiye amacenga yo guhigana. Ariko njye na timu yanjye twasabwaga kugenda gake.
umukunzi w'ukuri ntiyagutaha mu nama igihe ugeze mu makuba. Nitwa Gerard 12. Tubana ubutaha muri episode ya 24. Naho ubutaha Imana ibarinde.